Habimana Jean Dodier ni umwe mu barokokiye mu murenge wa Busasamana wo mu karere ka Nyanza. Arasobanura amateka y'icyobo Kigali kiri muri uwo murenge cyajugunywagamo abatutsi babaga bamaze kwicirwa muri ako gace. Amateka ahangaha jenoside igitangira bahise baza kuhajugunya imibiri y'inzirakarengane, bakayihajugunya iyo muri Nyanza, iyo muri Huye. Ubwo rero hari haruguru ku mukuru w'igitero hari bariyeri ishinzwe kureba umuntu wese uje hano, yaba ahunga yaba agenda atorotse, ko bagomba kumufata bagahita bamwica bakamuzanya bakamujugunya hano bari barahise Ikinihira cyangwa Senidi, ngo nimuze tubajyane muri Senidi, bagahita baza bakabafata bakabajyana ahangaha. Kuri ubu abanyeshuri bo muri kaminuza ya UNIRAC ishami rya Nyanza nibo bagerageza gusukura inkengero z'icyo cyobo nk'uburyo bwo kubungabunga amateka ya jenoside habitse. Ni ikibazo kuko ahangaha ni twebwe urubyiruko rwa kaminuza twamenye amakuru, tumenya ko hano hantu imibiri agenda gikusanywa baza kubajugunyamo hano. Ni twebwe twikoze kugira ngo n'amateka nayo atazajya asibangana, turaza turahakonorera tuhagira neza kugira ngo uyu munsi tuze kuhaganirira tumenye n'amateka. Komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yo isaba ko kuri iki cyobo bishobotse hashyirwa ikimenyetso nk'amwe mu hantu habitse amateka ya jenoside. Ntashamaje Gerard ni umukozi muri Komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside mu ishami rishinzwe ubushakashatsi. Ni igikorwa cyiza ari uko haba ikimenyetso stele, akaba ikimenyetso cy'uko aho hantu haguye abatutsi benshi. Inzego zishinzwe zagombye kubyitaho. Aho iki cyobo giherereye ngo haramutse hashyizwe ibimenyetso by'amateka ya jenoside, hakwiyongera ku handi hantu hatari hake habitse amateka ya jenoside hasurwa n'abantu mu rwego rwo kwibonera neza uko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa.